irari ni ukuvuga iki iyo urebye umuntu ukamwifuza ubwo biba ari irari kandi irari ritera ngo si umutaba wigemuye waba wagiye ubizi ese umusore wese ugiye gusura ni kubuzwa n'uko ugiye kumusura aba ari musaza wawe ugiye gusura waba wijyanye ubu njyewe natambuka ku nzu y'umusore nkumva umuhungu arimo umukobwa ari gutabaza biragoye nyine bumva ko niba umuntu nyine atarasura umusore byanga bikunda cyari isugi nta kiraba yego ndi isugi Zere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye ni Patrick Benketina ni yawe TV tugarutse muri stories zitandukanye kugira ngo dukomeze tubiganirire ubuzima bukomeze unasura website ya yawe TV.com kugira ngo umenye isi ibayerekeza cyane n'amakuru urayisura ukamenya aho ibintu biba byerekeza uyu munsi turi kumwe n'umwari mwiza cyane wirabura gutyo niyo tugiye kwiganira ameze neza umwari wanza nabikara bikivuka ako sibyo bikura uzi ukuntu ibikara bivuka ari na byinshi se ariko nyine kugira ngo uzabone umuntu uri proud y'igikara kuko nk'ubu ngubu na mukanya bari mutongana na kameramani arimo ashaka ko kugira inzobe wamwangiye aka kanya bishyize hanze se nabanga oya nta mpamvu yo kuba inzobe uzabone umuntu nyine wirabura wumva wanyuzwe nuko yirabura usanga nyine bitaba henshi cyane rero biranyuze kandi ndabikunda n'umuntu ashatse kongera inzobe twashwana ubundi se niba ariko wamugani niba ari cyo yagukundiye wawe inzobe mu biki inde imana umubyeyi wamugani mvuze ndetse uya nyine naringize ngo wenda uvuze masenge sawa nyine harashize igihe tutabonana twishimiye kongera kukwakira kuri yawe TV murakoze cyane twawe se twitwa ngo iki izi nkweto urumva ugize amatsiko se ngize amatsiko kabisa yo kumenya ngo zitwa ngo iki inkweto zanjye rero ntago nzi izina ryazo reka izi nkweto zishobora kuba zitwa na Hiroben na Hiroben kuri Instagram abantu banagufollowing nuko tuba tukanyurireho ariko hari ukuntu hari urwego umuntu ageraho nyine akaba atagifite nyine umwanya wo kumenya ngo izi nkweto ni bwoko ki hari abantu bakwambika ibintu byarakunze shawapi njyewe ndiyambika uriyambika ese iyo bavuze ngo umuntu yambikwa n'abantu babivuze ko uwo muntu nyine bimeze bite ukuvuga ngo abantu bamurebera nyine bimubereye ahubwo ngo nyine nawe ntabwo nyine aba yikoraho abantu baba bamwambika umuntu atikoraho kugira ngo yacya buriya nta soko yaba afite byaba bigoye ntabwo undi muntu yakorera ikintu ngo agikore neza byaba bigoye kabisa uba wahisemo kwambara gute se gutya bigutwara igihe kingana iki buraka hose ni ikanzu cyangwa ijipo ni ikanzu ya buraka n'udukweto twa buraka n'umwari wa buraka ni ukuvuga ngo nyine black yubahwe ntibajya bavuga ngo black is what ntabwo mbizi ntabwo mbizi ariko nyine black ni sawa nta n'iminota byantwaye kwambara ni nk'iminota 5 ariko ukomeje kwa kantu ka black nibuka exercise kuvuga wigeze kubumva speech ye avuga ku bantu bitukuza ntabwo nayumvise ugasanga ngo umuntu ngo yabaye icyatsi n'umuhondo ugakubita n'umuntu nibagiye ko nimero yanjye yisibye itakiriya status yanjye kuri status yanjye kariho urumva noneho ugasanga umuntu ngo arasa n'umukororombya kubera yarabaye amabara amarangi cyangwa afana nkamukura ari umukara n'umuhondo nganyumvira n'ukuri ujya ubabona ntabwo njya mbona abantu b'umukara n'umuhondo ariko nyine mbona abantu bakeye bashaka kuba ba white ariko bisasiye bakeye se niko bavuga bakeye bitukushe uzi impamvu se nuko nugiye kugura amavuta agenda avuga ngo ndashaka amavuta akesha nawe niyo waka wapi wese niyo waka urabona nkeye urabona nkeye ubwo ukiye kukurusha azajya muri comment atubwire have zatambabarire nyine tuvugiye urumva nyine ukantu akaba ari agaciyemo kwitukuza ubona ari ikintu bitwaye ubikoza bishaka uwumva nyine uruhu afite atarukunze ntabikore biramureba njye ntacyo nta mwanya njya mbiha ngo mbitekerezeho numve ngo ni byiza cyangwa se ni bibi
gusa icyo nzi ni uko hari igihe bikugiraho ingaruka bikaba byakugiraho ingaruka kuko iyo wikuyeho kushe ya mbere ukashaka wenda iya kabiri cyangwa se n'iya gatatu simbizi nyine ntabwo ntekereza ko ari byiza ku ruhu rwacu. ntabwo utekereza ko ari byiza ku ruhu rwawe ariko umuntu none tukamwubahira amahitamo ye. umuntu nyine uba ugomba kumwubahira amahitamo. ntabwo twabimubuza. Definitely ntabwo wabimubuza rwose. mbese byangiza iki ku mubiri w'umuntu cyangwa ni ubuhe butumwa kuri wa muntu witukuje? umuntu witukuje abikunda rwose kongsi niba warabonye biguhira njye ntabwo nakwitukuza. gusa ni byiza. oya no si ibintu byose Melissa ntakunda ni ukuvuga ko ari bibi. ibintu byose ngiye ntakunda ubu ni ukuvuga ngo nyine ni bibi ni kirazira cyane. ese umuntu yakibaza impamvu nyine wowe utabikora? gusa kubera iki ntari umunyamakuru nose ni bibi. ikintu cyose ureka kugikora kuko ari kibi. ngo iki? ikintu cyose ureka kugikora ari kibi. none se reka nkubaze Patrick ntabwo uri pasiteri sibyo? pasiteri akora ibintu bibi? akora ibintu bibi pasiteri? pasiteri bakora bibi. mansera akora bibi nyine oya akazi iyo titire afite nimbi. none se ntabwo nyine ubikunda ntabwo ubikunda. utabaye mansera ego reka ntabwo nari kubishobora. ese wumva uzashaka umugabo nko ku myaka ingana? mu gihe kiri imbere nyine ntabwo sinzi igihe Imana yangeneye ntegereje Imana. n'ubundi mu gitsina gore n'ikimenyi igihe kizashakira uhora utegereje usenga. ahubwo wowe ubitekerezaho iki? ntabwo mujya mubiganiraho? indese ngenda kubajije bamusubiza wowe ubitekerezaho iki? ujyana no gushaka se? igihe ngiye nzashakira se? igihe uzashakira. igihe nzabonera umukunzi nibwo nzashaka. ubu uri single unsearching cyangwa single and happy? abantu bajya birarira ngo single and serious bikise bidafite umuntu nyine burimo umushaka. oya hari igihe uba umufite uba utamufite ariko kumva nta kintu bigutwaye urumva. hari n'igihe uba utamufite sibyo? ariko umuntu ashobora no kuba single ari uko ataraba married urumva ariko akaba ari single. ni ukuvuga ngo icyo gihe aba ari muri relationship ariko itari serious. oya impamvu nyine oya ntabwo nkuyobeje. urukundo kandi uri single. none se reka nkubaze iyo bavuze kuba proud y'umuntu wumva iki? hari igihe uba uri proud y'umuntu ku buryo umuntu agushyira hariya akakubaza ati se uri single cyangwa ntabwo uri single ukavuga ati njye ntabwo ndi single ndi muri relationship kandi nishimiye. undi nawe akavuga ati ndi single kandi tuzi ko afite umukunzi ubwo nyine ntabwo biba biri seriye nawe abona nta kigenda. yishakira happiness gusa. simbizi. ako mana happiness. umugabo kare twaganiriye ahangaha atakwamaga ariko tuba turenganya Prince Kid bari abana beza kuriya nka Melissa wowe wabareka? oya iryo ni irari. iryo ni irari. ni irari. ese irari ubundi ni ukuvuga iki? irari ni ukuvuga iki? iyo urebye umuntu ukamwifuza ubwo biba ari irari. kandi irari ritera igihe wifuje umuntu ukamukunda guke uramukunze then uramwifuza niki cyabanje se? kwifuza umuntu kugira gute? kwifuza umuntu kugira ute? ni irari ubwo. kwifuza se ntabwo umuntu ashobora kwifuza Melissa akifuza ko mwakundana? ubwo nibyo ntabwo wambeshya. irari umuntu wese ararizi irari igisobanuro cyabyo birazwi ahubwo nyine iyo umuntu oya irari rigirwa n'igitsina gabo gusa. oya ntabwo ari igitsina gabo gusa n'abandi n'abakobwa n'abaki bararigira. ubwo kuri ibyo bya Prince Kid n'ibyo byitwa irari? simbizi niba Prince Kid yaragize irari kuko se ko ntaho mpuriye nawe nta kintu na kimwe kimuhuje nawe. mbese kugira ubutwari nk'ubwa Muheto wumva byoroshye? bisaba umutima nyine ukomeye kandi bisaba no kugira Muheto buriya ni intwari kazi
kabisa intwari kazi kude shabo nyine yakoze ibintu byiza pe nawe wakora nanjye nakora aho binanira ni nyampinga turimo niwe wa nyawe kabisa turimo turareberaho tuvuga ati dufite Miss Rwanda kabisa ariko ahandi akaba yatewe n'abagoze tuteshamo undi muntu ubutwari bivuze ko kugira ngo umuntu agire ubutwari byanga ariko nari ibindi aba yangije ubutwari ni uko nyine hari ibintu wakoze ntabwo bivuga ngo hari ibyo wangije ahubwo ibyo wari ufite gukora inshingano wari ufite gukora wazikoze neza yego yagize ubutwari bunahambaye ese umuntu ashobora gufata nko ku ngufu ukabivuga amfata ku ngufu yego gute ubwo tuvuge wenda ugiye gusura umusore ashatse ko muryamana wowe utabishaka ubwo si umutaba wigemuye waba wagiye ubizi ese umusore wese ugiye gusura niko ubuze ko ugiye kumusura aba ari musaza wawe ugiye gusura yego ngo ahubwo wamugana aho ngaho hakuraho urujijo ku bantu urabona ngo wamufashe ku ngufu yari we wijyanye gusura umusore none se njye ntabwo icyo kirego nacyumva ariko ntabwo bishoboka nose Patrick ngende umusore abantu bambara utuntu tugufi bakwiye kujya bafata ku ngufu ntihagire aho bareka oya icyo cyose umuntu agomba kwambara ibyo ashaka sibyo ariko nanone nose niba wagiye gusura umuhungu uwo wagiye gusura ni musaza wawe ari na mubyara wawe nabyo yabikora kuko tuzi abantu benshi bagiye babyarana ari ababyara sibyo nose musaza wawe si papa wawe si so wanyu mwagiye kuganira ku by'akazi niba ari iby'akazi mugende mujye mu nganji mwicare babakire neza dore bakira abantu neza hanyuma munywa akantu muganire ariko se wenda icyo kintu urumva ari n'ikintu kirekire ubundi iyo myumvire kuki yaje mu bantu kumva ko umusore wese ugiye gusura nyine gahunda igomba kugeza aho umuntu avangura se ni musaza wawe uzi impamvu se ni ukubera ko twagiye twumva amakuru menshi mu matwi yacu ari cyo avuga cyangwa wagiye ubyumva nagiye mbyumva ngewe kuko rero nakuze mbyumva urumva ntabwo nari gukura mfata decision yo kuzajya mvuga ni umusore wese umbwiye ngo umusore nzajya njya kumusura ntabwo nari gukura mvuga nzabikora kandi naramenye yuko ujya gusura umuntu bikagenda nabi ubwo se ari wowe ntabwo umukobwa wifashe ukajya gusura umusore nta rwitwaza aba afite rwo kuvuga ngo bankoresha ibintu nashaka njye ntabwo mbyemera iyo wagiye bikaba nyine ubwo ese wagiye gukora iki Patrick ngo twagiye ngo muri purapu ngo turanywa ngo tumaze kunywa inzoga ngo aranshuka ahubwo akantu ngiye kanashidutse niko najya nemera ngo nashidutse ngo ihaneye inda ngo nashidutse ariko se bikuyeho ko n'abasore b'inyangamugayo usura ugataha rwose mu mahoro aba Patrick nose ko ntaragusura ntabwo mbizi nyine reka nkubwire Patrick njyewe sibyo uziko kwihangana bimunaniye sowe shangawe ni danje wowe uri apotre njye ni apotre kameramani bitewe n'abiyizi wabayisa cyakora kameramani ntago ajya abeshya ntiyakubeshya ntabwo bishoboka twikomereze ariko nyine ntihakagire umuntu ujya gusura umuhungu hanyuma ngo avuge ngo yamufashe ku ngufu usibye ko unatabaje waba wijyanye ubu ngewe natambuka ku nzu y'umusore nkumva umuhungu arimo umukobwa ari gutabaza biragoye gukomangira umuntu ngo batajya batabaza igihe byabaye akazabivuga nyuma uretse baravuga ko ndi hehe nose n'ubundi ko birangira tubimenye abanyarwanda babimenye cyangwa se n'abaturanyi cyangwa n'umuryango ko birangira bimenyekanye nese Nahiro nta musore urasura wapi pe usibye umuntu abishimira none se oya usibye kameramani wabigaya se kuko icyo kibazo niba kigaragara gusa kugenda ubutwari nganyumvira n'ukuri kw'Imana ariko kamerama wakijijwe ukagera ku musaraba apotre akakurambikaho ibiganza ibyo bintu byindi ufite imyaka ingahe 10 n'ingahe
reka mfite imyaka hagati ya 20 na 25. Hagati aho ngaho ubwo uracyari isugi ubu ngubu nyine akenshi impamvu mise mbihuza nyine bumva ko niba umuntu nyine atarasura umusore byanga bikunda aracyari isugi nta kiraba yego ndi isugi cyane byiza pe murakoze ese kubera iki abantu bumva nyine kubivuga urumva nk'icyo kintu kameramani yabanyongoreye ngo bisabye no ubutwari kuri icyo umuntu yumva nyine kuvuga ko ari isugi bimuteye ipfuna ubwo mu bakobwa bamwe na bamwe ugasanga rimwe na rimwe ni ishema ugasanga rimwe na rimwe ni isugi ariko ngo jyase gacu bararoga kandi ari n'isugi yewe ntabwo ujya ubumva bivugishwe ngo iwacu bararoga kandi cyakora njya mbumva njya numva babivuga kandi njye mba numva ari ishema musengeye ko ntacyo bintu nkwaye sindi umukobwa ushima Imana tegereje kuzarongorwa agakoresha ubukwe rega Imana nta kitagukorera abantu bagifite ayo mahame yo kuvuga ngo ngiye nzaryamana n'umuntu ariko twabanye muracyari benshi simbizi ntabwo njya nganira n'abantu ngo tuganire kuri ibyo ngibyo ariko birashoboka erega abantu baba batekereza bitandukanye Patrick abantu batekereza bitandukanye hari umuntu ushobora kuba ari mu bantu bazana iyo topic bakayivugaho ibintu bitandukanye abari muri negative side abari muri positive rero ntabwo wamenya wamenya ariko wa mukobwa se wa mugore tumwugo kumva ko nta muntu ukivuga ngo ntabwo ari isugi kuki nose ahubwo usibye ko nawe ubimbajije sinzi uko mbigusubije ubundi bisa ubivuga mu biki ubivuga mu biki kode yari iriho ntabwo ako cyakora ntabwo kode yari iriho nyine ugasanga nyine ni ikibazo ariko wenda tucyo turakivaho kugira tuvuge n'ibindi kubera iki nyine imyumvire iri mu bantu kumva ko hari igihe uri no mu muhanda uhereko wegeranyije na Melissa cyangwa undi muntu wowe ukubonye wese ukaba ati buriya ubwo avuye iwabo hari icyabaye iyi myumvire nyine ikwiye kuzava mu bantu gute umuntu wenyine niwe uba ugomba kwihindura uzi ikintu gituma umuntu ahinduka nuko yigaho akitekerezaho hanyuma agahinduka ntabwo yahindurwa nuko ngo hari ibintu bashyizeho bikomeye ngo amategeko akomeye cyangwa iki we wenyine sibyo bakagira ibintu runaka bavuga bakavuga bati ibi bintu si byiza ibi ngibi ni byiza we akitekerezaho akabihindura ntabwo iyi interview ariyo yatuma abantu bahinduka ahubwo umuntu niwe kwitekerezaho nahira rwose cyane kujya kwiga none se ni nk'ayahe mahame ugenderaho ubwawe kugeza ku myaka yawe ingahe 20 ugifite nyine ayo mahame yo kuvuga ngo reka nkomere ku busugi bwanjye wenda warahuye n'ibigeragezo byinshi warahuye n'abasore benshi bagutereta ni iki ugenderaho aya mahame amahame yose abaho ya gikristo yose ya gikristo umusore se ubigusabye bigenda bite none se wakora ikintu udashaka ariko yari yabivuze umuhakanira gute umuhakanira gute reka ntabwo nakubwira uko mpakana nta nubwo nakubwira uko njya nikiriza ngo bishoboke ntabwo bibaho ahubwo wenda njyewe ikintu nakora ubwo njye mba nzi uko ndi bukwitwareho sindi bukubwire nabi sindi bukora iki ariko nyine bitewe n'uko twaganiriye nawe buri macuwa nyine uba ugomba kumva icyo navuze kwikuramo igisubizo ese umusore yagusabye kumusura umubwira ngo iki ntabwo nose kandi twaganira akabyumva nyine umaze gukundana n'abasore bangahe nta n'umwe ni aba ex ngira njyewe nta mutipe n'umwe murakundana ni aba ex nabo ngira nyine wakundanye n'umwe niwe mukiri kumwe ayo marangiye kigarukira reka nkubwire oya suguka nose ni njye nyine cyane wowe gakeya pe nk'uyu musore buri kwezi atandukana n'abakobwa ubu se reka nkubwire undi muntu numvise duhuje ubu koko harya yitwa Kinyusi Kinyusi si umuzi none se ubu ntiyavuze ko nta ba ex nawe agira ahubwo nanone bajya bavuga ngo ubundi umuntu aba umu ex gute mutaranabyarana
urumva nta by'aba ex njye n'aba ex ngira rwose nyine ubwo niyo sije wagendeyeho bamwe mu niyo mutarabyarana ubundi uwo muntu mwita umu ex gute ntabwo aricyo nagendeyeho ahubwo nuko nyine kaba kanyuzemo kugira ngo niryoshye n'ibiganiro n'icyo ariko n'aba ex ngira nose wowe ugira aba ex nanjye nabo none se nanjye rero n'aba ex ngira rwose reka hari umuntu wambwiye ngo ukuntu usanga nk'umutipe ari aho ngaho banganye ufite nk'aba ex bangahe kandi abantu batandukanye we batanamubara nganyumvire reba rero njye hano njye mvuge ngo mufite aba ex ngo kanaka kandi we ku ruhande rwe ari kuvuga ati uriya mukobwa ngiye buriya byari twari turi guciringa gusa bisanzwe wari umujama wari rutwe batwereka ngo bakora imiti byatanye ntabwo mbizi sinjya mbagira rwose nagusanga umuntu mukundana urumva hari ibintu utamubwira wabwira undi mutipe w'inshuti yawe bisanzwe sinzi ariko njyewe ntabwo sinzi uburyo ntabwo niyumvisha ukuntu umuntu yaba afite umushuti we w'umubesito w'umuhungu cyangwa se w'umukobwa ntabwo mbizi ko bibaho ko ntabwo biramba ariko ubundi happiness ko wayikomeye koko mana yanjye Patri wambabariye koko urumva nako kakazamo simbizi wasanga bajya no mu materaniro bari umudiyakoni basengana akifuza yuko bazajya batahana bavuye mu materaniro ari inshuti ye nyine bakitahanira n'ubundi ryo gutindana n'umukunzi waririye ryo gutindana nawe ubwo ibanga ryo kurambisha urukundo haba harimo ibintu byinshi guca bugufi sibyo kubahana no gukundana mbese buriya ni iki cyakwemeza ko umuntu agukunda kuko sigaye ngo byarabaye inshinwa byabaye n'inshinwa n'inyapani n'inkoreye ikintu cyakwemeza rero ko umuntu agukunda ariko biterwa n'ibyo wowe ukunda sibyo ikindi bigaterwa n'ibyo umuntu agukorera wowe ubwawe urabireba ukabimenya ukavuga uti kanaka arankunda nshingiye kuri ibi n'ibi mbese umuntu ntabwo ashobora kuguha akiya akakwitaho hari ikindi agamije kitari urukundo bibaho cyane hari abahungu bitandukaniye na rwondi rwa nyarwo hari aho bigera kabisa bikanga hari ibintu umuntu ashobora kugerageza akaba yagerageza kubikora kuva ku wa mbere kugeza nko ku wa gatanu indi minsi ukabona biranze aravuze ati yewe ahangaho ni imiryango kamera sibyo ase kadashaka kudusubiza arakare umuntu wamugana ibyo bintu bibaho kuko ngiye hari umuntu ugeze kumbwira bari ukuntu umuntu agambiriye akavuga ngo uriya muntu nzamutenda kabisa icyo bizantwara cyose ibaze uwo mugambi ese wa mugani uwo muntu ntabwo ashobora kuza nyine wa mugani agusukisha urukundo ukagira ngo nirwo rwa nyarwo mbese ko urukundo rusa n'urwahindutse umuntu kugira ngo amenye urukundo rwa nyarwo akwiye kubikora ukuntu umuntu amenya urukundo akwiye kureba ko bisigaye biza bijya gusa ahubwo biba binasa ni urujijo rukomeye ariko mva ni ukwisengera erega ibintu byose ni uko oya ntabwo mu materaniro baba bariyo nk'ababa bari hano hanze mu birori mu biruhuko nyine bya bindi ibintu nyine ubusanzwe baba barimo hariya n'ababa bari mu materaniro baba batandukanye bishobora kuba bidatandukanye ijana ku ijana byabanye n'umudiyakoni cyo wenda biba gake bibaho cyane ryo ni ugusenga ugasenga kwibera nyine ukibera imbere y'Imana kugeza Imana ikubwiye iti mwana wanjye dore ngo uyu Patrick narakubikiye Imana yakwereka ngewe nta gihombo yaba agize pe banyarwandakazi rero murabyumva yuko hano Patrick
kameramani kweri nyine usigaye usanga nyine ibintu byose bya nakuri kukiriho niba atari umukobwa ubeshya umuhungu ni umuhungu ubeshya umukobwa kandi ugasanga nyine abenshi babihuza nuko nyine bijya gusa nk'uko babivuze ariko nanone bakabihuza no kuri profi zaje ubu ngo bati nta rukundo rukibaho uravugana n'umukobwa nyuma y'iminota ingahe agatangira kutura utubazo bafite amutipe nawe akavuga ati nanjye kugira ngo twa tubazo ronze kubihurizamo nibura aze kuza mu rugo kuyafata bibe exchange mwanyumvira ni ukuri wamwereje kuri konte ariko ntimukajye mwigira namwe ba miseke hari abakobwa bafite amafaranga n'abahungu bakura bari hose nawe urabizi wese n'ubizi nta makuru bifiteho ntabwo namenya hari abatipe nabo bakura uzababaze ubashakisha ubabaze seriyese hari umutipe ari gukura amafaranga ngewe se ko bakura abayafite buriya umuntu ntabwo yaguha icyo adafite umuntu aguhereza icyo afite ariko rero n'abatipe bafite izo ngeso tuzo gukura yego kamutipe nawe ararujinari ugasanga umukobwa wenda ni umudiyasipora araje umusore barakomeje amafaranga arayariye akavuga ati ndamwemeje kabisa none se umutipe umukobwa amurya amafaranga agira ngo baryamane wa mutipe arya umukobwa amafaranga agamije iki nyine umutipe we bashaka kwibonera amafaranga gusa hanyuma umukobwa we fiyeri gusa ntabwo abakobwa ibyo bintu ntabwo abakobwa ubundi babikunda ahubwo umukobwa we iyo yumva ko afite boyfriend yumva bimuhagije ahari niko burya bimeze ndi kuvuga ntahari birashoboka niko nyine mba mbibona ngenekereje yego ntabwo nabihamye experience yawe iyo umuntu afite amafaranga wikeneye nyine iyo titire ko mfite boyfriend umukobwa kuko akenshi njye mbona abakobwa bafite amafaranga ubundi kera bitaratangira kubaho yuko abahungu barya amafaranga abakobwa nabonaga abakobwa bafite amafaranga batabona abantu babatereta ugasanga umutipe aramutinye nk'ubu ngubu Ange Kagame baramugutwaye uri aho ngaho nganyumvira koko nose ubwo muba mufite ikibazo cy'umukobwa mugari ufite amafaranga nawe tipe baramutinya turabona gusuzugura nose wamukangisha iki se adafite mbese uyu nguyu ko yifite ka iPhone 13 ke waza umubwira se kuyigura waza umubwira se kumutembereza yatagiye oye nose umuntu ateretesha ibintu nta nubwo azakuneta njyene nshyira ibintu mu maso ngo mbikwemerere reka uba urimo kunyereka yuko reka nkubwiye Patrick nta nubwo narenganya umuhungu ngiye ngo ntabwo ngo namwatse 20 ngo arayanyima ntabwo namurenganya pazo ikintu ntabashije kwihangira ntabwo narenganya umuntu utakimpaye oya wenda aho wenda bafite ihengekero ahubwo uvuga ngo ikintu n'ababyeyi bataguha ikintu n'ababyeyi bawe bataguhaye ubwo urajya kuhita uvuga njye uno muhungu ni imbwa gute ahubwo ko ari wowe ushobora kuba ugiye kuba umuntu utari inkundamugayo ugiye kuba inkundamugayo nta mutipe waguha amafaranga nose umuntu aguhaye amafaranga bayanga ahubwo njye nawe ndayaka nawe urayaka ariko barayaguhaye nose Patrick umumaye 5 nakubwira ngo ya ntago nayemera njyewe numva ari byo tu kubuti wa mugabo we ayo mafaranga 5,000 maye ajye ukabihahiramo abana ubu mukunze se ukunze abana be kurusha uko we yabakunze yego aya reka nkubwire tujye rega n'ubwe na Bibiliya iravuga ngo nimutagira ubwenge nzabareka ni kwivuga none ubwo umuntu araza kwiherera amafaranga ubyangiye iki Patrick ayo mafaranga ni manu wenda Imana iguhaye manu cameraman agize arya aramamagaye ati Melissa akiri 10 ugura agafana ahubwo yakubise kuri kamumo kare kintu cyo ukuyemo telefone natayibona ndabivuga amakanyeje 82 ndahita nzimubwira buri igihuha nawe tubibona oya nakore geste nganyumvira ndetse nk'uwagwaye menshi yagwaye angahe ntabwo yamusabye ntabwo mbyibuka ariko yarejwe nka senkani ntabwo mbyibuka mwana ntabwo mbyibuka nyine
kuko hari igihe umuntu ashobora kuguhereza amafaranga ukagenda ukayashyira ku yandi. Ariko njyewe ntabwo njya nibagirwa umuntu wamuhaye amafaranga. Njyewe rero ndabibagirwa kuko hari igihe baba ari benshi. Ubuse mama wawe yaguha, tante akayaguha, tonte akayaguha, Besto akayaguha, na besto akayaguha. Nitwe none mana yanjye we, mayirutwe, my besto, ego. Batwini bakayaguha. Batwini. Ese wamugani. Ubwayo yose koko wamenya ngo ntago njye nayibuka. Ariko ikintu cyo abantu bazi kugitenya no gukura. Njye nago reka nta nubwo bishoboka sinanakora ikintu cyo gukura. Ariko niba umuntu ukuri sinabikora. Mbese twatembeye hano nta kintu bitwaye. Tugiye kuganira kuki? N'umuntu ampamagaye akambwira ngo umere ngo nashaka ko tubonana. Mu byubahiro byawe nyakubahwa tugiye kuvugana kuki? Reka nuko ubanza bakanukanya kubaho kugira ngo nace bugufi. Oya kugira ngo ahubwo atagira ngo wenda atagira ngo ni ibintu nakomeje kandi koko nta nubwo mba nabikomeje ntama y'Imana. Nkabwira tugiye kuganira ko numva bigoye. Oya nose ubundi nta byo gufatisha umuntu. Muba mugomba kubonana mufite icyo mugiye kuganiraho. Kambwira uti Melissa ndagushaka tugiye kuganira kuki hari akazi nabonye ushoboye gucuruza, nabonye ushoboye kuranguza, imibare urayishoboye, nashaka kuguhereza akazi. Nabubwira nti nta kibazo, nyoherereza adresse uze kumureba vuba. Suko kugorana. Na se nukugorana he inshuti y'Imana. Kanje t'Imana reka nkubwire oya reka nkubwire nose we nturi mwene data umugoye. None se reka nkubwire turi ingingo nyinshi mu mubiri umwe ari wo Yesu Kristo. Nose urumva atari inshuti y'Imana cyangwa mwene data. Okay, frere sana kabisa turi butagana ku musozo tunagushimiye ko waje kutuganiriza muri ndirire ndetse ubu ni ibiki bigezweho kuri Nyirankotsa film iyo film ugaragaramo. Ndirirende rero agashya gahari muri no minsi isohoka kuwa mbere gasohoka kwa gatatu no muri weekend jango bisigaye bisohoka tubyabaye kwa mbere kwa gatatu no kwa gatanu. Ni ndirirende ko hahora hahiye kabisa. Ngewe rero ninjye ukina nitwa Mutoni ahubwo njye na Simbi. Simbi nkunda Mutoni ni waje mo. Yego pe uramukunda turabizi. Wae na Simbi. Simbi abahiye nyine tuba turi mu kazi kose turi gushaka amaramuko. Okay, niko bigenda imaboneka. Sharaboneka. Ntacyo nshinja Imana. Nase mwene da. Akoze kumvuga mwene data nabona ugira akantu. Akose mwene data. Ariko ni nabyo kabisa. Birakubabaje. Ariko ubutuje cyane kabisa. Shoko wakatira umuntu neza. Oya njye ntabwo nkatira umuntu. N'umutipa kusabye ko mukundana n'ingoboye buryo wamuhakaniramo. Muri kinyabupfura cyiza cyane. Melissa naragukunze gutya na gutya bwa mace imisi muganira. Se ko nifuza ko twakundana. Nambwira ko mfite undi nyine cyangwa bidashoboka. Bidashoboka ko ari kabi cyane. Ntabwo bikunda twibera abashuti bisanzwe. Aho kugira ngo mbwira ngo tube inshuti bisanzwe. Mwana wambwira ngo ndaguhakaniye ntuzongere no kumvugisha. Inshuti bisanzwe subwo turi inshuti nyabaki. None se Patrick n'abakobwa bangaye bamaze kukubwira ngo twibere inshuti bisanzwe. Cyane benshi pe. Njyewe ubwo rwose ntanamuboroka ngo inshuti bisanzwe rega nindo birenze. Icyo pozara umuntu yagukatira bikagira inzira. Nose ubaye inshuti ye akajya guhamagara akakubwira ati rero Patrick ubu tuvugana ndi Nyacyonga. Nabuze tike. Umva nagiye muri BD mushuti wanjye none nagiye nziye ko moto iri bunjyana ari 1000 n'ikindi gihe cyo kugaruka banci 1800 nsigaranye desa nshuti yima nta kibazo nyoreza 1000. Ako mugani inshuti bisanzwe hari igihe bijyaho bikanarya. Ajya cyo gutandukana n'uwo bari kumwe ugahita ukomerezaho. Nkahita yiyambaza uri hafi. Bitewe n'utwo tubazo tundi wa mugani ugenda ukemura duke na happiness yazamo. Ako happiness koko. Ibyishimo rega bari biyoboye cyane. Ibyishimo biba biyoboye. Turagushimiye cyane wakoze cyane kutuganiriza
ariko se dusoza wa mukobwa wumva wa mugani watazakora kumva nyine azajya arya amafaranga y'abasore biraho ubutumwa bumugenera n'uwe ikintu wowe utihaye ntukarenganya undi muntu ngo ntabwo yakiguhaye kandi ikindi baravuga mu cyongereza ngo what a man can do a woman can do better. Birashoboka yuko nyine ibintu umugabo yakora nanjye nabikora kandi nkanabikora neza perfect. Rero birakwiye kandi ni na byiza biterwa n'ibyo ari byo ariko nyine urumva iyo bavuze gutyo uhita mu cyo bashatse kuvuga. Rero niba watera n'inda ariko uyisunsubiza icyo ngicyo niyo mpamvu bavuga man na woman niryo tandukaniro naho ubundi nta kindi ntase ntiwakwikorera ariko rero nanone wa mugani wawe kuba umuntu yakohereza ubu umuntu ntiyagusigira umwana ukamwitaho nabikora cyane ariko rero nyine aho wa mugani nubwo tuvuze ngo ntabwo tubabujije kuba umuntu yagenera akagifite umuntu akakamuha nta kibazo muzatere n'amavi igihuha yari akwemereye icuma ariko rirangiye ritabonetse ndebera kamera mbabarire umbwire rwose kamerama nk'ubwo ni ibiki bunkoreye umugani wawe nta muntu wanga impano ese ugira aniveriseri ryari? ngira aniveriseri mu kwa 12 ni imbere iyo ngiyo kabisa tuzayijyamo muzayijyamo gusa se cyangwa uzajyana impano ahubwo kameramani ugakunda amafaranga nose yabaye yampaye nkajya gukoresha komande hakiri kare uzi mu kwa 12 cyane bamugana agakeke umuntu yagakoresheje byageze rega ntabwo nuse ntabyo gutegereza agakeke yaba yaraboze umubara bariho si uyu wamugana umugana n'icumi yaguha Akiye fresh sana wakoze cyane kutuganiza byari sawa cyane tugomba gutera urwenya kugira ngo abantu bakomeze bumve ko ubuzima ari bugufi ubuzima ngo ni zakayo buriya ubuzima ni zakayo kabisa reka tukwifuriza iterambere mu buzima bwawe unakoresha ubukwe uzadutumire nzabatumira kabisa mwebwe mujye mukurikirana nyine ibikorwa byacu bigiye bitandukanye bikomeze bikunde indirende niyo ukinamo gusa nkina no mu isi ya none oya ica kuri maisha studio isi ya none ukinamo ibiki nkina ndi murokore nkina nitwa Akimana ndi murokore yego nshuti y'Imana muri icyo cyaro cya kure n'abagukurikiyeho nabo bagiye bakurikirana ibikorwa byawe bagiyeho kabisa bamaze kuba benshi ubu nusigaye ugenda muri taxi voiture kuri moto so kugira pepera abantu basha wapi ariko nari narangiza kukubwira n'ahandi nyine ahandi nyine ni muri filme noneho ntago ari channel yitwa Nyirankotsa Films iyo ni filme yitwa Nyirankotsa Series filme ica kuri Beura Films nuvuga ngo ukandemo wandikemo Beura Films hanyuma ukore subscribe filme byose ahubwo niwe wakatureba hari n'izindi ziba zararangiye ariko ntari ngaho sesha oya mubahamagare kabisa mubahamagare thank you so much akoze cyane kutuganiriza n'ubutaha uzagaruke pressure nzagaruka kabisa mwakoze cyane kuri channel yawe TV reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane nawe